Twongeye kubasuhuza abakunzi ba MC Brown TV, uyu munsi tugiye kubagezaho uburyo wabika ibintu kuri email yawe, ukaba wabikaho amafoto, videwo se cyangwa se amadokumenti, cyangwa ukabikaho indirimbo za audio, cyangwa se ukandikaho ibintu, ugakopiya ibintu ukabibikaho. Ibyo nibyo tugiye kwigaho. Mbere na mbere uri bukande muri Gmail yawe, ukimara gukanda muri Gmail yawe ntubutse gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'utuntu twinshi. Ukanda ahantu handitse compose, ukimara gukanda ahantu handitse compose uri busange email yawe aho hejuru handitse from, aho email yanjye ni from manirakiza.sam2026@gmail.com, iyi ni email yanjye. Noneho handitse tu, ugomba gushyiramo nanone email yawe nanone. Niba ushaka kubika ibintu byawe kuri email urasubizamo email yawe nanone, mbese uraba wiyohereza nanone from manirakiza to manirakiza nanone. Ubwo nawe email yawe ufite ukuntu yitwa. Noneho aho handitse subject uri bwandikeho izina runaka ry'ibintu ushaka kubika. Andikeho urugero amafoto yanjye, niba ugiye kubikaho amafoto, urugero amafoto yanjye. Noneho nurangiza ukande kuri kariya kantu ko hejuru. Ibyo ariko aho handitse compose email si ngombwa ngo ube washyiraho ikintu, si na ngombwa ujye ushaka kuhabika, ukikandira kuri ako kantu kazirenguye ko hejuru, ako kazirenguye tugakandeho. Ukimara kugakanda waza hano handitse ngo touch file, ukahakanda ugahita bakwinjiza mu mafoto yawe, ugahita bakwinjiza mu bintu bibitse kuri telefone yawe. Ukimara kubibona rero urabona hano hejuru hariho images n'amafoto yawe, aha kabiri videos, waba ugiye gushyiraho audio hakanze wanditse video, waba ugiye gushyiraho indirimbo cyangwa se utuntu twa video ufiteho. Noneho aho handitse document, uramutse watangiye waba ugiye kubika document twawe ubitse. Gusa njyewe reka mbahitiremo ko tugiye kubika amafoto. Nyamuneka mwibuke gukanda subscribe kuko njyewe ngiye kujya mbaho utuntu twiza cyane, utuntu tw'ubwenge. Ushaka guhitamo amafoto wakanda aho hejuru ugategereza. Aho hasi iyo ubonye utari kuyareba neza, aho byatinze kurudinga ukanda hano handitse ngo gallery. Wamara kuhakanda uhita bakwinjiza amafoto yawe ubitse kuri phone yawe, uyareba noneho agaragara. Uyu munsi rero ntabwo birimo ukinjiza amafoto yawe. Ushinjije amafoto yawe rero urahitamo ifoto ushaka kubika. Urugero reka tubikeho iyi, tubikeho iyo, twongere tubikeho indi. Ushaka kongera kubikamo indi wongera ukahakanda nanone aho hejuru touch file, noneho ukahakanda nanone. Wamara kuhakanda gusa nanone ni ibintu biri kuri phone yawe, ugahitamo all gallery, ugahitamo ukayikandaho, ugahitamo iyi images cyangwa se ugahitamo all gallery byose kimwe, ariko kuri all gallery nibwo uhita uyabona amafoto neza uko ameze. Tugiye gushyiraho indi foto ya kabiri, dushyizeho iya kabiri. Noneho uburyo bwo kuyohereza rero kugira ngo ahite yibika, urahita ukanda kuri kariya kantu ko hejuru kameze nk'agacumu gatambika iburyo, kagakwereka ako uhita ugakandaho iyo umaze gushyiraho amafoto cyangwa se ibintu byose washatse kubika. Ubwo mpakanze, iyo umaze kuhakanda rero bihita byibika. Urabona ko hejuru hariho akanyuguti kama gasobanuye Gmail, byagiyemo. Ubu ushaka wakandika hano hejuru muri search email. Turabona hano hejuru ko bikodinga Gmail, ko biri kugenda byibika. Ushaka wajya muri search ugakanda ugasacinga ibyo wabitseho ugahita ubibona. Reka tuhakande, tuhakanze andikamo, nanditseho ngo ni amafoto yanjye. Subject wanditseho ijambo wanditse muri subject, iryo jambo wandikaho ushakinga ibyo wabitseho ko bitewe n'izina wabyize.
hano impamvu bitari kugira ni uko mfite network nkeya, impamvu atari guhitaza vuba, kwanza na mega zisaba kuba zarashize, wowe bizahita bikunda, nibikunda uzandike muri comment ubwire n'abandi ko byakunze, nibidakunda uzandikemo nanone uvuge ko bidakunda ungaye, icyo nkubwiye ni uko bikunda ukabibikaho, ubwo uramutse ushaka no kohereza umuntu usanga winjira hariya kuri compose, wamara kwinjira ugasangamo email yawe, aho hepfo handitse ngo tu, ugahita ushyiramo email y'umuntu ushaka kohereza.